cyane nawe ese ari umukara wirirwa apakira imodoka ku muhanda mbega umuntu abeshya ubwo nyine nawe uraho waryoheje n'uyu nguyu kandi yewe biracitse cyane pe uzi ko muri gusebya umuryango ariko simati yose ntabwo yayikira ubundi akaza akakora ntirase ntabwo ngenda ntira ubona utagaragara nk'umuntu watize ntiriye simati ngende nkatwe ariko gusa uransebeje banza urebe iki cyane ariko ubundi uno ngo utahane muri make ibintu urimo ntabwo nifuza ko twakora inashyirwa wabyemera wabyemera ni byiza cyane ubwo biranashimishije noneho tujye dufite ubusitani sibyo uranyemerera tujyane guserukana muri ubwo busitani tujye guserukirayo ntari bireka mpamagare indege izi turebe nawe uriya busitani bwanjye umva none umunsi biragenda neza cyane rwose ndi gushaka ngo munyoherereze indege rwose mfite ibebi nziza cyane nabonye rwose tugiye guseruka rwose turyohe umva ibi none umunsi biragenda neza ni fresh cyane hanyuma y'iminota 3 yonyine mube mushyitseho mugezeho indege tujye gutembuka mberana n'umwana wanjye rwose dutembere ibintu bigende neza rwose yifuza kudutora sibyo hano rero turagenda dutembere rwose ibintu bigende neza sibyo umva n'ibinakunda pe no mu rugo turatahana ntabwo nagusiga rwose ibaza ababyeyi babonye nzanye umwana nk'uyu nguyu mwiza gutya noneho bahita banyegurira igihugu cyose cyaba icyanjye neza usigasohokera ni amafaranga make se wawe ni amafaranga ikibazo ni amafaranga oya ntabwo ari amafaranga ariko hari abarenze twese ntabwo tumenya amafaranga n'abandi mwari dufite amafaranga nyine ngira ngo ukunde nyine tujye kubana muri amafaranga ntabwo byashoboka kubera iki reka nkubwire rero kumva icya mbere twebwe iwacu dufite etaje 12 kimwe noneho dufite izindi 8 zigiye zitandukanye ubwo izindi hari izigeretse 5 n'izigeretse 6 noneho ikirenzeho papa yanze no kuba meya yanze no kuba minisitiri wewe n'umuntu wikorera ibisanzwe nta kindi kintu wazireka ubwo ukorera umvuhinzi ukajya ngo usohokana Gisenyi wagira ngo ni mu rugo noneho ntabwo wankunda ushaka byinshi birenze ibyanjye nigendere sha urampemukiye noneho bahita banyegurira igihugu cyose cyaba icyanjye neza nta kibazo aho tugenda indege mukanyira bisi iziturire warebye hariya hari uriya ni umuntu ari gutuma indege ibona Yesu iriya ni airport iri hariya ubwo ngubwo nitera ibintu bigiye kujya bigenda neza noneho sibyo ubwo twamenyanye no gukundana byakunze sibyo byaciyemo
nta kibazo. Byiza cyane kabisa n'ubwo ibintu bigiye kujya bigenda neza ahubwo sibyo mu minsi iri imbere rwose ndaza kubwira ababyeyi ko mfite inshuti yanjye nyine dukundanye rwose nibanyemerera ndaza kugusaba rwose mushyire mu mago byiza cyane byiza kabisa ibyo bintu ndanabyemera kuko iyi narabuze inshuti nari maze imyaka igera muri 20 naravutse yewe urebye igihe navukiye ariko nabuze inshuti twahuza bose bagiye bakanyambira bakambwira ngo yewe niko sita n'ibituri none ko ukava gusenga igikuri witujya mu none ndebere nge hajya gukora nk'iyo wibire mu bwacu uramba gusa ubu ngubu ariko uzi ko wari umukara twiga dukorana amasaha wowe uri kwiga uryosana nawe wirirwa paka imodoka ku muhanda ubwo nyine nawe uraho waryoheje n'uyu nguyu kandi yewe yaracitse cyane twese uzi ko uri gutega umuryango wambaye imasi yose ntabwo yabiteye ntugataga ubona utagaragara nk'umuntu wasize genda inkatsi ariko gufuranse ariko ubundi no gutahana ibintu urimo ntabwo ngewe ntabwo gushima